Yesu nashimye cyane turanezerewe kandi kubw'uyu mugoroba mwiza w'umugisha tubonye kongera kuganira kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Nijye wa mubyeyi dukomeje kubana, nitwa Pasiteri Gaudence Mugeni kuri iyi channel yitwa TV, yitwa Tuyivuge TV, yitwa Tuyivuge TV. Imana iguha umugisha wahisemo iyi channel kandi uzajya uvanaho iby'umumaro bibasha kuguteza intambwe, bibasha gutuma ukura. Tuzajya dusenga wumva izindi mbaraga, wuzuzwa umwuka wera, ijambo ry'Imana rigwire muri wowe, ukure ugire kwizera uhinduke. Ubu rero ibyo nkuzaniye ni ibyo kukomora ibikomere. Warakomeretse, warababaye, Imana irantumye ngo ninze nkomore. Reka ngusengere, reka dusenge mu mwanya. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ni wowe wera utunganye urusha bose. Witeka ni waturemye kandi ni wowe waduhaye umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo atubere incungu. Mwuka wera muri twebwe ni ububiko bw'ibyo dukeneye. Nuko ngo nufashe muri uyu mwanya ushyigikire umwanya w'umugisha na bene data bagiye kugendana nanjye kuri iki cyigisho, kuri ubutumwa umpaye. Mana bahabwe umugisha nanjye kandi bahabwe umugisha n'abera bose. Imbaraga z'ijuru zituzengurutse, ubwiza bw'Imana buri kuri twebwe. Mana ntabari twe navuga ibyanjye, ntabwo nabona ibishyitse bihaza abantu, ariko ibyawe birahagije, birashyitse. Urakoze mwami, umugisha umuntu wese tugiye kubana kandi kuva ntangiye kugera nshoje kandi n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe cyane. Urababaye cyane, urarira, ufite ibikuriza, urahangayitse, urehebye, Yesu aragutabaye. Gamaze nkuririmbira iyi ndirimbo nuko nazi kuririmba. Imana yampaye indirimbo mu mwaka wa 2012, hanyuma nkajya nyirepeta nyisubiramo bitewe n'ibihe ndimo. Ndumva mpawe kuyikuririmbira. Ndarimba nk'ibitero bibiri wenda ko ndumva nta jwi ryiza mfite. Nakubwiye ko nazi no kuririmba, ariko Mwuka w'Imana yakoreye ibintu bikomeye mu mutima wanjye ndaririmba. Ntega amatwi, wowe ufite ibikomere niwe nshaka ko tugendana. Wowe ufite ibikomere byenda kukwica, wihebye, urara udasinziriye, udafite uwaguhumuriza, ayo marira yawe afite igihe ategekewe. Hari icyo Imana igiye kukuremera, hari icyo Imana igiye gukora kugira ngo ikomore, ikugirire neza. Haleluya. Wizere, wizere. Yesu yaravuze ngo wagira kwizera kungana nk'akabuto ka sinapi. Akabuto kaba ari gato cyane, kari hanyuma y'ururu. Wagira kwizera kungana nk'akabuto ka sinapi, basha gutegeka umusozi ugakurwa hawo, ugatabwa mu nyanja. Gira kwizera tugendane. Hari igisubizo cyawe cyaje, hari envelope nkuzaniye, hari ubutumwa nkuzaniye, hari icyo Imana impaye. Niki gituma wiheba cyane ugataka kumugore urikunda? Umutabazi wawe yagiye hehe? Garura umutima, Imana iragutabaye. Niki gituma wiheba cyane ugataka nk'umugore urikunda? Umutabazi wawe yagiye hehe? Garura umutima, Imana iragutabaye. Dore iragutabaye, Imana iragutabaye. Dore iragutabaye mwene data we, Imana iragutabaye. Ku musozi w'ibibazo, ku musozi w'amasengesho, ku musozi w'amarira menshi, niwe Imana ica itabara. Ku musozi w'ibibazo, ku musozi w'amasengesho, ku musozi w'amarira menshi, niwe Imana ica itabara. Dore iragutabaye, Imana iragutabaye.
dore iragutabaye, Imana iragutabaye. Wibuke hano ubwo yasengaga yabuze n'umwe wamusubiza, yigira inama yo ku Gishiro ku musozi w'amasengesho, mutangiye namwitegereje yibwira yuko ari umusinzi, ariko Imana yera yo mu ijuru yo yamuboneye ibisubizo. Wibuke hano ubwo yasengaga yabuze n'umwe wamusubiza, yigira inama yo ku Gishiro ku musozi w'amasengesho, umutambyi yaramwitegereje yibwira yuko ari umusinzi, ariko Imana yera yo mu ijuru yo yamuboneye igisubizo, ariko Imana yera yo mu ijuru yo yamuboneye igisubizo. Dore iragutabaye, Imana iragutabaye, dore iragutabaye, Imana iradutabaye, dore iragutabaye, Imana iragutabaye. Ibibazo byawe byananiranye, ubutunzi bwawe bwabinaniwe, ubwenge bwawe bwabinaniwe, wibuke ko mu ijuru hari Imana, iyo yahozeho kandi iriho kandi izahoraho, mu bibazo byawe ntacyo yananiwe. Ibibazo byawe byananiranye, ubwenge bwawe bwabinaniwe, ubutunzi bwawe bwabinaniwe, wibuke ko mu ijuru hari Imana, iyo yahozeho kandi iriho kandi izahoraho, mu bibazo byawe ntacyo yananiwe. Dore iradutabaye, Imana iradutabaye, dore iradutabaye, Imana iradutabaye, dore iradutabaye, Imana iradutabaye, dore iradutabaye, dore iradutabaye, dore iradutabaye, Imana iradutabaye. Haleluya. Imana itabara abayo, igitabara iragutabaye. Mwene data iragutabaye, byizere uko igisubizo cyawe cyaje cyabonetse. Reka dufatanyirize hamwe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 60, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 60, umurongo waho wa mbere. Turasoma umurongo wa mbere, dusome n'uwa gatatu, tuze gusimbuka dusome wa 15 kugera ku murongo wa 16. Ndakubwira ahandi turi bujye gusoma, ariko reka mpite mpavuga. Turasoma Ezekiyeli 36 umurongo wa 15. Turaza kuza gusoma kandi ibyahishuriwe Yohana ibice 3 umurongo wa 7. Tumanuke hepfo gatoya, hanyuma tuganire, nkubwire envelope nkuzaniye, Imana impaye nkuzanire, kivuye ku Mana. Haleluya. Ndumva umwuka wera ambwira ngo ninkubwire ngo uratabawe. Umurongo wa mbere avuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Twambuke gato ku murongo wa 15 w'igice cya 60, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya.
nubwo waretswe ukangwa ntihabe hari ukikunyuramo, nzakurutisha ahandi ngo ubwiza buhoraho n'ibyishimo by'ibihe byinshi, kandi uzonka n'amashereka y'amahanga, uzonka amabere y'abami. Nuko uzamenya yuko jyewe Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe, umunyambaraga wa Yakobo. Imana ishimwe. Twihute dusome igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ibice 36, umurongo wa 15. Haranditse ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo, n'ubwoko bwawe ntuzongera kubusitaza ukundi, niko Umwami Uwiteka avuga. Amen. Twihute mu byahishuriwe Yohana ibice 3, umurongo wa 7 haranditse ngo ku mutwe w'amagambo haranditse ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Filadelifiya. Nawe wivuge, ni wowe. Urwandiko rukwandikiwe wowe unkurikiye turi kumwe. Wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelifiya uti: wera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukingura ntihagire ukinga. Aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntibihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani, biyita Abayuda, nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Nanjye nzakurinda igihe cyo kugeragezwa kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye, ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Amen. Imana ishimwe. Aya magambo ntabwo ari menshi cyane, ariko kandi si na makeya. Imana intumye kukubwira ngo Imana iragutabaye. Ijambo ryavuze ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Byumvikana ko wahoze mu mwijima, umucyo wawe uraje. Maze iminsi mu mwijima, utabasha kubona inzira y'imibereho, utabona inzira y'uko uzabaho, utabona uburyo, wihebye. Ariko noneho byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Ibiri butuma ubwiza bwawe bugaragara biraje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Ubwiza bw'Uwiteka burakurasiye, umucyo w'Imana urakurasiye, ukujeho, kugira ngo uve muri uwo mwijima mazemo igihe uvanywemo n'umucyo w'Uwiteka Imana. Ngo dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakubera, azakurasira, kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Ubwiza bw'Uwiteka Imana buzakugaragaraho mu rubanza rwawe. Ubwiza bw'Uwiteka Imana buzakugaragaraho mu rubanza rwawe. Ubwiza bw'Uwiteka Imana buzakugaragaraho aho utuye. Ubwiza bw'Uwiteka Imana buzakugaragaraho. Umwijima utwikiriye isi, umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko wowe ubwiza bw'Uwiteka Imana buzakurasira. Imana ishimwe cyane. Ntugire ubwoba, azakumurikira. Abandi baburiye uzahabonera. Ibyari byaranze bimaze igihe noneho biremeye. Shakisha byanga,
noneho birakunze, nje kukubwira ngo birakunze. Nugirirwa ubuntu bwo kugera kuri ubu butumwa umwuka w'Imana mpaye, noneho biremeye. Haleluya. Gasuzuguro bagusuzuguye, agahato baguhataga. Zekeri yahanuye aravuga ngo Uwiteka Imana avugiye muri Ezekeri, avugiye mu kanwa kanjye, arambwiye ngo nze nkubwire ubuhanuzi. Ntabwo Uwiteka Imana ashaka yuko uzongera gukorwa n'isoni. Abanyamahanga bazongera kugukoza isoni, n'ubwoko bwawe ntuzongera kubusitaza ukundi. Barabasitaje, bazi ko ari wowe utagira ubwenge kuko uri umukene, bazi ko ari wowe udakiranuka kubera ko ibyo ukoze bigenda byangirika. Ariko Uwiteka Imana agiye kugaragazaho umucyo we. Ntabwo ashaka yuko bizongera kubasitaza. Wajyayo bakabona uje kubasaba, wabahamagara bakagira ngo aricyo ugiye kubaka, ariko ntibizongera. Imana iguhaye ibyawe, Imana iguhaye ibyawe, iguhaye imitungo yawe, amakode kodesha bagusohora mu nzu, unanirwa kwishyura, bakavuga ngo urayarya cyane, ngo nuko uyarya cyane, ariko si byo. Ntabwo uzongera kubusitaza ukundi ubwoko bwawe. Birarangiye, biragutabaye, ikurengeye bareba, yakurengeye. Yohana ari mu kirwa cy'Ipatimo arimo yerekwa iby'amatorero arindwi yo mu Asiya. Ageze kuri Filadelifiya, aramubwira ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelifiya uti, aramubwira ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelifiya uti, wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelifiya uti, wera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi wakingura ntihagire ukinga. Aravuze ati, nzi imirimo yawe. Dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga. Dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga. Kubera iki? Kubera iyihe mpamvu? Kuko wiyumvamo imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntibihakane izina ryanjye. Uwo ni Yesu. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani, biyita Abayuda nyamara atari bo, bakuryarya, bagushuka ngo muri kumwe mu rugendo, kandi ntibamwishakira ndamu, kandi niba bwenge bw'isi, kandi barakebereza ntubimenye, baguca inyuma. Mu gihe mwasangiraga ibyera mu kanya bakajya gusangira n'imirimo mibi hanze, biyita Abayuda kandi atari bo, nyamara ari ab'inzu ya Satani. Ngiye kubahata bazi imbere yawe, bakwikubita imbere, bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Bagiye kubimenya ko wakunzwe n'iyera, bagiye kumenya ko wakunzwe n'iyera ikiranuka. Bazakwikubita imbere, bagupfukamire, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, ijambo ryo kwihangana kwa Kristo, ijambo ryo kwihangana kwa Yesu. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwa Kristo, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu mahanga yose, kugerageza abari mu isi. Haleluya. Uwo ni Yesu abwira Yohana ari mu kirwa cy'Ipatimo, yajyanwe kugeragezwa, yajyanwe mu gihano, ariko yibonera umwanya wo kwerekwa ibikwiriye kubwirwa abantu, bikwiriye kubwirwa amatorero. Haleluya. Uraza gusoma wumve za nyenyeri ndwi, wumve ibitereko by'amatabaza, nyenyeri ndwi, bamarayika barindwi. Ni mwebwe bapasitoro, ni mwebwe bashumba b'amatorero. Haleluya.
mwebwe mwakoze umurimo bigoye, mwebwe mwakoze umurimo mugeragezwa, mwebwe mwakoze umurimo biruhije, igihe kigiye kugerageza isi yose kiraje. Uwiteka Imana ararahiye. Haleluya. Umva ijambo rivuye mu kanwa ka Kristo, nzabarinda igihe kigiye kuza kugerageza amahanga yose, kugerageza abari mu isi, nzabarinda icyo gihe. Nanjye nzabarinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, noneho ni mu bihugu byose. Nzakurinda, ndaza vuba. Komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Kigundire, nubwo uruhijwe ariko gundira icyo wabikijwe. Nubwo ugowe, nubwo bikubabaza cyane, nubwo uruhijwe ariko komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe, ikamba ry'ubwami. Haleluya. Ikamba ry'ubwami, ubikiwe ikamba ryiza, ikamba ritangirika. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Unesha nzamugira inkingi. Inkingi ifashe inzu, inkingi ifashe urusengero ngo rutanyeganyega. Uzaba inkingi yo mu rusengero rw'Uwiteka, uzaba inkingi yo mu rusengero rw'Imana. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Ntabwo uzasohokamo. Nubwo ureba iminsi ari mibi, nubwo bigukomereye, ntabwo uzasohoka. Unesha. Haleluya. Kuko nubwo wari umunyantege nkeya, wigaya, ariko witondeye ijambo ryo kwihangana kwa Kristo. Ntiwiyanduje, wariye dukeya, watuye ahantu hagayitse, wemeye ubuzima buciriritse. Amena. Haleluya. Unesha. Komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka na hato. Ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye. Nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye. N'iry'ururembo rw'Imana yanjye, arirwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru, iturutse ku Mana yanjye. Ubu ni Yesu. Unesha. Nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Unesha nzamwandikaho izina rishya ry'Imana yanjye. Haleluya. N'iry'ururembo rwera Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru, iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya, izina rya Kristo rishya. Unesha. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Imana ikugarutseho, Imana ikugarutseho ngo ukomeze, Imana ikugarutseho ngo uneshe, Imana ikugarutseho nawe. Bamenye yuko uruwe, bamenye yuko wejejwe, bamenye ko watunganirwe. Gundira icyo ufite gusa, ntihagire umuriganya wakwambura ikamba ryawe. Kigundire, gikomeze. Komeza icyo ufite, komeza icyo wagabiwe, komeza mu murimo, komeza ubwirize, komeza usenge, komeza uhanure, komeza uvuge Yesu neza. Haleluya. Komeza ube umwambasaderi mwiza. Komeza, ntucogore, ntunanirwe, kuko Imana nyir'ijuru ikugarutseho, kandi ije kugutwikurura igitwikirizo cy'ubwirabure, ije kukuvana igikombe cy'ibidandabiranya cyari mu ntoki zawe. Iguhaye kurya ku biryoshye, iguhaye kunywa ku biryoshye, igukuye ibisharira mu kanwa. Umaranye imyaka myinshi, n'imiryango yawe ibizi, n'abawe babizi, nawe ubwawe ubizi. Nigukuye igikombe cy'ibidandabiranya mu ntoki, ikugarutseho uyu munsi. Haleluya. Uyu munsi hari icyo Imana iremye, mwene data. Irakuremeye. Yereza Imana icyubahiro. Irakuremeye,
irakuremeye. Imana irakuremeye. Yabyanze, hari ibyanze ku buzima bwawe, yabyanze, hari isezereye ku buzima bwawe, hari ikikuremyemo, hari uko ibigenje, hari ikikoze. Haleluya. Amambere hari ubuhamya ufite, hari ibyerutse gukorera nawe urabyibuka, n'ubu wongera ubyibuke, iremye ibindi bishyashya. Noneho ntabwo uzongera gusitaza bene wanyu ukundi. Imana ihabwa icyubahiro kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwa Kristo, kuko wakomeje guhamya ukuri, kuko wakomeje kuba maso. Nubwo benshi biyita abayuda ariko atari bo, ari abo mu isinagogi ya Satani, babandi basebanya, babandi bagiye batuka ibyera, bagiye bagusebya ngo unanirwe ubireke, babandi bagiye bakunaniza, bakakuryaho amaserifi, bakakuryaho amafoto ngo babone amaviyuzi. Ariko urabizi, ariko komeza icyo ufite, hatagira ugutwara izo mpano, hagira utuma izo mpano zicugu, ayo mavuta y'Imana yacubangana. Komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Haleluya. Nibwo buzima, niyo mibereho. Komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha ni Yesu wabivuze. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye. Unesha, haleluya, unesha nzamwandikaho izina rishya ry'Imana yanjye, n'iry'ururembo rwera Yerusalemu izamanuka iva mu ijuru. Unesha nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Imana ishimwe. Ndanezerewe, ndafashijwe uyu mugoroba mwene data. Senga ntucogore, senga ntunanirwe, senga. Haleluya. Kuba mu murongo mwiza wo gukiranuka, kuba mu murongo wo kwihangana, kuba mu murongo mwiza. Hari ikigiye kubakwa, hari icyubatswe mu buzima bwawe, ahubwo kirubatswe nonaha. Waheze iwanyu sha, umazeyo igihe. Imana irabizi ko wihanganye, wirinda kwishingira. Imana yarabibonye ko wihanganye. Burya iyo bakujyana ukabyemera waragiye, ko nta mahoro wari kugirirayo. Warihanganye sha, komera, komeza icyo ufite. Yesu agiye kure mu buzima. Ntabwo tuziranye bari kuzantumira ngo ataha ubukwe bwawe, ko none yiremye urugo. Komeza icyo ufite, kandi urangije urugendo, unesheje byose, urangije byose. Imana nyir'ijuru, haleluya, hari ikindi kintu ikurebamo, hari ikikuremamo. Umva na Yesu aravuze ngo ni wowe uzandikaho izina rishya ryanjye, izina rishya rya Kristo. Uzandikaho izina ry'ururembo rwera Yerusalemu. Ugizwe inkingi yo mu rusengero rw'Imana. Uzakomeza uhanure, uzakomeza ubwirize, uzakomeza usenge, uzakomeza uvuga ijambo, wumva amagambo aza yiyandika. Haleluya. Nk'ikaramu y'uwandika yihuta. Hata bine sayini glorebo edesaibo egore. Haleluya. Mwuka w'Imana ndumva arimo kumbwira ngo Imana iragutabaye, irakuremeye. Amina. Irakuremeye. Yizera uko nguko. Ngo ntuzabyara sha, ngo kubera iki? Imana irema imbyaro, Imana irema urubyaro, Imana irimo kurema. Ndumva irimo kurema minja. Umaze igihe kinini wanze kujya mu bapfumu, utegerereza mu rusengero, bagutwaye urabyanga. Amambere bagutwaye wanga kujyayo. Cyo gitumye Imana ikuremeye, cyo gitumye Imana ikuremeye. Imana ishimwe cyane. Ubu butumwa nubwumva ntubwihererane, wohereze bene so. Ubukwize wohereze bene so. Bari bihebye, bari bacuguye, bari batakaye mu nzira. Imana iraremye, hari ibindi iremye, hari ubundi buzima iremye. Mungo bwawe yaragutaye sha, gahahira abandi bagore batari wowe, kandi ni wowe w'isezerano. Kubera ko hari icyo yakubuzeho, Imana irakiguhaye, kiguhaye kandi cyakire. Cya kindi wabuze cyatumye guta, Imana irakiguhaye, kiguhaye. Izina rya Kristo Yesu. Tumva ni mu mwanya wo guhanura. Imana iratabaye, Imana iratabaye, Imana iratabaye, Yesu aratabaye. Haleluya. Ndumva umwuka wera arimo kumbwira ngo ninkubwire ngo nashaka kongera kumva usitaza abantu. Ndashoje kandi ndashoje.
Hana yarasenze buriya ngo Hana ntiyasenze. Hana yarayakoze amasengesho menshi, yarayakoze mu bantu benshi, agatanga n'ibyifuzo akabona ibisubizo ntabyo. Niko nakuririmbiye ngo agere mu rusengero rw'Ishilo yigiriye inama yo gusenga bucece, agapfukama akajya asenga ahumirije agakumanya imifu. Mana wanyibuka, mana nanjye. Hanyuma Eli ngo yarakuze ageze abashaje atakireba neza, atakigira amaso y'Imana we bimugoye. Aramureba Hana yibwira ngo ni umusinzi, birashoboka ko yamurebaga akibwira se ni ikirozi. Si umuntu usenga gutyo ubundi ibi byabayeho ko umuntu asenga adatobora ijwi aravuga ati ninde wakubwiye ko hano mu rusengero hazi abagore b'ibigoryi nkawe asinzi nkano gati n'umuja wawe kwe n'agahinda te. Rero na mukeba wanjye nta mwana nigeze mbyara, nta ninda yavuyemo. N'Imana ibasha kunyumva nigira inama ngo nze hano mu rusengero, hari yanyumva. Hana haleluya yarageze igihe cyo gusubizwa, aramubwira ahumuka amaso, noneho aravuga ahumuka amaso, yumva ijwi aramubwira ati ntabwo itahire, genda wishimye, ntukongere gushoka amarira mu maso kundi, umubabaro ntukagaruke mu maso yawe, kuko icyo wasabye wagihawe. Haleluya, wagihawe, icyo wasabwe wagihawe. N'Imana ifite byose wifuza. Ibibazo byawe byakunaniye, wabuze n'umwe wabikemura. Umugabo we byamunaniye, abana bawe byabananiye, byakunaniye, amafaranga ufite byayananiye. Wibuka ko mu ijuru hari Imana, iyo yahozeho n'ubiriho kandi izahoraho. Ibibazo byawe ntacyo yananiwe, nuko wananiwe kwizera. Ku musozi w'amarira waririyeho niho hanyura ibisubizo. Ku musozi w'amasengesho wasengeyeho niho hanyura ibisubizo. Yarakubwiye ntiwabyumva, unanirwa kwizera kubera urugero rw'umubabaro ufite, kubera ibipimo by'umubabaro ufite. Ku musozi w'ibibazo, ku musozi w'amasengesho, ku musozi w'amarira menshi, niwe Imana icitabara. Ku musozi w'ibibazo, ku musozi w'amasengesho, ku musozi w'amarira menshi, niwe Imana icitabara. Dore iragutabaye, Imana iragutabaye. Yari yasenze Hana, yarasenze buryo, ariko ku munsi wo gusubizwaho, ku munsi wo gusubirizwamo, Uwiteka Imana aragutabaye. Harya waririye, harya wasengeye, harya wanyuze utaka nta wakumva, Imana irahagarutse. Ndashoje nanone kandi mwene data, ni wowe ubwawe wakira ibisubizo byawe. Hariya Aburahamu mu bice 15 by'igitabo cy'Itangiriro, Uwiteka Imana yageze aho aramubwira ngo nukuri Aburahamu uzagororerwa ingororano ikomeye, uzagororerwa kubwo kwizera kwawe. Kumbe ibipimo byo kwizera kwa Aburahamu byari bitarajyamo neza. Arangira avuga ati urambeshya, nzagororerwa ingororano ki? Elezeri umunyadamasiko wabyariye iwanjye, imitungo yanjye yose niwe ugiye kuyigabana n'abana be, njye mpfuye ndicike. Aramubwira ati sohoka hanze nkwerekesha ko kuzi imibare. Abazi kwibarana imibare n'Imana, ariko ndagira nkubwire ko niwabarana imibare n'Imana ngo bashe kuyitsinda, baraziranye nyenyeri urebe ko wazishobora. Ngo arebe aravuga ati nukuri uriya musenyi wo ku nyanja wawubara wagira mu mifuka wawubara ati nukuri. Mbwa ati uko niko utazabasha kubara urubyaro rwawe. Hepfo nako hakono mu mucendo wa 17 18 nugarutse aravuga ati nukuri basi njye ndashaje, umugore wanjye arashaje, basi Shimayeli umwana wanjye nabyaranye n'umuja Shimayeli ntacyo uzamuha. Aravuga ati taca kawa ku rukiryi rwawe n'umugore wawe Sara, niho hazaturuka umwana. Nubwo ushaje niho hazaturuka umwana, uzaraga umugisha, uzaraga ibyo nagusezeranye ku rukiryi rwawe n'uwo mwashakanye. Isezerano niwe wizana yoncoreke, kuko ni wowe, ni ku rukiryi rwawe, ni ku rukiryi rwawe we, ni ku rukiryi rwawe n'uwo mwashakanye ariho Imana izaca isohoza ibyo yagusezeranije wijyana ku ncoreke. Haleluya,
Imana ishimwe cyane. Zikora ikigi rwawe n'umugore wawe. Niwe azaturuka umugisha, niwe azakomoka umugisha, kandi yari amaze igihe kinini ni ukuri, myaka myinshi yarunamye, umugore ashaje atakijya mu mugongo. Ariko Isaka yari akwiye kuzavuka. Nawe Isaka wabazavuka. Haleluya. Nawe Isaka wabazavuka. Ibyo Imana yakubwira mu butayu ushaka ukabipinga, ibyo Imana yakubwira mu buvumo ushaka ukabipinga kubera igihe kinini kikubabaza, ibyo Imana yakubwira mu nzozi warabyibagiwe, wongera wibuka usubiremo. Ayiwe data, abantu batagira ububiko bw'ibitabo barambabaza. Subiramo wongera ukomere, iragutabaye. Kadusenge, usenga ushima, ntusenga usengera ibyifuzo, usenga ushima. Mana mu izina rya Yesu turagushime kubw'ibisubizo wohereje uyu mwene data, turagushime kuko urengeye mwene data, turagushime kuko umutetuye mu bihe byinshi ababaye, mu bihe byinshi ahangayitse, mu bihe byinshi nawe wamurengera, mu bihe byinshi nawe wamukiza. Ariko ndagushimye kuko uhageze, ndagushimye ko uhageze Mana, kuyeho igisuzuguriro, bisibero byo mu miryango abo yasitazaga. Mana we, mbigeragezo mu ntambara mu nduru nyinshi, ari ibiju n'ibigiye kuza, ibipimo by'abera bigiye gupima isi, bigiye ayi data, mwijima wicura burindi, abantu bataza aho bava naho bajya, ariko umucyo wawe umurikiye mwene data, abonye inzira yari yarabuze. Cyubahiro ni cyawe Mwami Yesu, turagushimiye cyane kubw'igisubizo cyiza utanze, izina rya Kristo Yesu, amen. Haleluya. Fasha dukomere Imana mu mashyi. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, Imana ikugirire neza kuko wakiriye neza urwandiko rwawe, ibahasha yawe, envelope yawe nari nkuzaniye niyo ngiyo. Imana ikugirire neza mu izina rya Kristo Yesu, amen.